ibi bintu nzandura nkavuga ntese nubivuye ngo kwere, ariko sinzi kiza kinsunika, ni intambara nyine Imana yampagurukirije kurwana. Reka mba nkubaheza ubuhamya bw'umuhungu umwe ngo ni Inosa, dusengana muri Restoration Church. Inosa twagiye mu masengesho, ngo tugere mu masengesho atanga ubuhamya, nshaka ndakagira ko ubuhamya kangaka. Aratubwira ati igihe kimwe mbikuriye kuri nje, ati natewe n'umwuka wo gusenga saa sita z'ijoro. Ati saa sita yashika ngakanguka ndabishaka, ntareveye nari nashizemo n'amatelefone yari atarahaba ikinshasa. Ati ngasanga nakangutse, ati nkaja muri salon ngasenga nkageza saa 9. Ati nkirambika, ati undi munsi nuko uyinga rirashira, amayinga birarashira. Ati ndavuga ngo suku nabaye gute mana, uku ni ibiki, ni gute nabaye. Nanje nza nibaza iri shaka reka nyine bavuga ibindi, ariko mu by'ukuri numva ari igihe cyo kuganira kuri ibi. Byantesheje n'umwanya ureba ubu ngubu hari inyigisho nariko ntegura hejuru y'umwana w'intama wa Pasaka, ariko nazitaye ngize iminsi muri ibi. None ngiyeho nindangiza ibi ndabibarekera. None reka ndangiza agakantu ka Inosa yibaza, atangiye kubaza Imana uko yabaye. Aja mu rusengero ku cyumweru, yari yarayabyuse yasenze, ngo agere mu rusengero hahaguruka umuntu umwe bavuze ngo twumva abantu bashima. Hahaguruka umuntu w'umupagani ntiyarazi n'igihe cyo gushima, atangira gusaba gukizwa. Ati nibwo bwa mbere naje mu rusengero, mumbabarire hari uwari uhamagaye. Ati nibwo bwa mbere nje mu rusengero, ati naje gukizwa. Atari ko mbere yo gukizwa ndababwira igituma nkizwa. Ati tugize iminsi dukora inama, ati ndi umwe mu barozi bahana Kinshasa, ati kandi ukuriye igroupe. Ati tugize iminsi duteranira hanaka mu zitaruzura, ziriya nzu twubaka rero zitaruzura zibera amateraniro y'abarozi mu gicuku. Ati tuterana, ati twamara guhura neza twese abarozi b'Kinshasa dutangiye ordre du jour ngo tudebate ibintu byacu. Ati twama tubona umuriro, ati umuriro ukamuguruka w'ikibatsi ukatwikubita mu kibomba. Ati twama dutandukana twiruka, ntawe uzi umenya iyo undi yirukiye. Ati mu gitondo niho tuzatubonana ku isoko, ati mukarebana mugaseka, ati ukabaza undi wese burya wirukiye. Ubwo buhamya bwarafashije cyane. Ati noneho, ati bukeye tumaze kurambirwa n'uwo muriro, ati dukurikira Yuzufa. Ati turatogera, turareba tubona huza winuka. Ati turahagera ku nzu, uwo mwanya umuriro waje. Ati dusanga n'uyu Inosa, naho baramumenye, yamamwegera ngo kandi tuzakwica. Nawe Inosa ubwo yasengaga ya masengesho yasenyaga za nama. Nuko niko Imana izisenya ibintu muri Kristo Yesu. Ibisenyesha amasengesho ndibisenyesha gufata ibikoresho. Ntabwo Imana yabwiye Inosa ugenda uje gutera babaroza amabuye, oya, cyangwa ugenda uze kubakubita, cyangwa ugenda uze gufata ibyabo. Imbaraga z'amasengesho zarasenya, uko zasenyaga inama niko zasenyaga n'imigambi yayo. None gituma ndazi ubwo buhamya nuko naje ibi bintu numva mbifitiye ishaka ryinshi zarambabaje. Ni bene uko reka ndeka kangaka ndaganirire rero hejuru y'insinzi. Wavuze neza cyane, tubasaba bavuga insinzi yo muri Kristo. Ati ni ukuri ntibabesha, ni 100% dufite insinzi yo muri Kristo, ariko ni ya Eglise invisible. Tundi wibuka ko Eglise invisible ari umwuka, ni umwuka, ni mu mwuka. Oya, yo nsinzi ni y'abakristo, ntabwo ari ya Eglise, ni ya Eglise invisible, ni ya beneficiaire, ni yitorero, ariko ikora ku mukristo wese, ku buzima bw'umukristo bwose. Ni ukuri atari uko nta kibimaze, kuko mu mwuka gaho twarakijijwe, Yesu yicayemo, ariko dufite ibibazo mu bugingo no mu mubiri. Izo mbaraga dufite mu mwuka nizo zidukemurira ibibazo byo mu bugingo n'ibibazo byo mu mubiri. Reka nguheze illustration ya Ancien Testament. Ndaguha illustration ya Ancien Testament. Nguheze illustration y'ibintu bitatu.
ndaguheza illustration ya Egypte, nguheze illustration ya Mer Rouge, nguheze illustration y'ubutayu na Yorodani, ndekera aho ngaho. Biriya rero byari bimenyetso byasuraga bwari ubuhanuzi bw'itorero. Biriya Imana yakoreye Israel, ariko kuko hari mu isezerano rya kera bikababo materiel, ariko twe byaje kuba spirituel, ariko bikora ku buzima bw'umukristo bwose. Noneho Egypte ari ya maraso, uriya mwana w'intama wa Pasaka ndimo nkoraho ubu ngubu, niyo yari base cyangwa se fondation ya victoire yabo yose, ariko abana b'Israel ntibamenya agaciro kari ya maraso. N'umukristo w'ubu ngubu iyo yamenye agaciro k'amaraso ya Kristo ntabwo barabahoka nabo, kuko batari babimenye, kuko Imana ari ya maraso niyo yabakishije urubanza rwa rubanza Imana ikira abanyamahanga babandi batari ubwoko bwayo. Urubanza yakiriye Egypte yose nari ya maraso yarubakingiye. Wa muririmbyi yararimbye avuga ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, uburyo bubiri. Ubwa mbere amaraso ankiza urubanza rw'ibyaha, ubwa kabiri akankiza imbaraga zabyo. Yes, ni bene uko ari amaraso ni igitangaza. Iyo nyigisho ndimo ntegura, Imana nimfasha nkayirangiza ndahubwiye muri ibi nzayibaha, kuko Imana yampishuriye yari amaraso. None ari amaraso abakura mu butware bw'umwijima. Farawo yarageranijwe na Satani, na Egypte yarageranijwe n'isi, ubwami bwa Satani. Ari amaraso abakurayo. Abakuyeyo rero bahura n'ikintu cya kabiri nacyo ngiye kuvuga, cyitwa inyanja itukura. Inyanja itukura ni urugero, ni umufano wa deliverance, la deliverance totale, n'imbaraga z'umwijima zidukurikirana. Twavuye mu Giputa turakizwa, ariko nous sommes poursuivis, dukurikiranwa n'imbaraga z'umwijima z'abarozi n'abadayimoni n'ibindi. Noneho Imana isatura inyanja itukura. Iriya nyanja itukura iyo usomye Abakorinto n'ahandi sinagiye nshaka, bavuga ngo babatirijwe muri ya nyanja. Ni kimwe no kuvuka ubwa kabiri, ni kimwe no gukizwa. Hariya niho umuntu yinjira ku musaraba agakizwa, niho mu mubatizo cyangwa se mu kuvuka ubwa kabiri. None Abisirayeli barinjira ni ku musaraba, barambuka, barakizwa, bakira agakiza. Abanyagiputa bari babakurikiye, ibo barimbukira hari Igorigota ku musaraba, hari abariho bapfira. Ari Farawo, ari ingabo zose amashari 600 zose bimirwa n'inyanja. Wibuka indirimbo ya Miriyamu ngo farashi wari uyihetse. None Imana ibwira Mose ngo bari abanyagiputa mubonye ngo ntimuzongera kubabona ukundi. Haleluya. Nukuvuga ngo imbaraga z'umwijima z'abarozi n'abapfumu twahawe ubusinzi bwo kuzitsinda umunsi twakizwaga, tumaze guhabwa agakiza dufite Yesu muri twe. Nicyo gituma Paulo atazitayeho, wowe ukavuga ngo nta barozi bari bahari. Nicyo gituma Yesu atazishizaho umwanya. Aksa yabo kwari kwakira agakiza, kwari kwakira Yesu. Mwihane na Yohana muhindukire. Nicyo gusa. Nayo umuntu yakijijwe aba afite imbaraga zitsinda imbaraga z'umwijima. Yes, atari uko tuba twarashize n'abarozi, ariko turabatsinda na bugingo n'ubu, kubera ko twakijwe. Bararimbutse, bashiriye ku musaraba. Bibiri ikavuga ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga yari amategeko, aridukuzaho kurubamba ku musaraba, nyuma anyaga abatware n'abafite ubushobozi bose abivuga hejuru kubw'umusaraba. Nazaga kuganira uriya musaraba, kongera nkaganira no kuzuka kwe, iriya mumva, ariko ariho hariya ku musaraba tujuru. Handi muri bizarimo ngo uzazanje bihamba mumva, niho ibya kera byose byashiriye, na za karande n'ibindi. Mwebwe mukundi za deliverance, twabyukanye na Yesu turi ibyaremwe bisha. Iyo ni inyigisho nziza spirituelle, kandi umuntu agomba guhishurirwa kugira ngo ayimenye. Noneho haza ikindi cya gatatu, bafata inzira y'ubutayu. Ubutayu ni mu bigeragezo duhura nabyo muri iyi si, inzara,
inyota, kurwara, kukena, ibyo byose, ariko Imana ikenterivena tujuru, kandi akiza dufite kakenterivena kudukemurira bya bibazo bya buri munsi. Yes, nico kugeza rero twikiye muri Yorodani, twambura uyu mubiri tukambuka hakurya. Nuko niko bimeze nshuti yanje ya mukozi w'Imana, nuko niko bimeze rwose. Numbuzi rero nakunze ubuteoloje bwawe, très compétent muri logique, urabishoboye cyane, uza amateka, ariko nuko niko nagusubizaga, nuko rwose. Ikindi nta kindi mbona mvuga, conclusion yanje nkuko nawe wagize conclusion utubwira ngo ese conclusion konta yibuka wayikoze, uravuga ngo abarozi bave mu burozi bakire, bareke kubuza abandi bantu amahoro n'ubwoba. Nje rero ndayihindura, twizere Yesu, tubone amahoro, tuve mu bwoba, twakira insinzi Yesu yadukoreye. Abarozi tuzabatsinda, tubatsindishije iyo nsinzi. Ikindi, Imana izi ibyo bakorera mu ibanga, izabahana yonyine kuri wa munsi. Erega n'igihano nagerageje kubiganira, ibihano byo guhanira abanyabyaha muri ubu buzima ntibikiyaba pe, ahubwo rimwe na rimwe Imana ihano wanze kuyumvira ihaye umutuma, ariko abanyabyaha bose barendijwe umunsi, wa munsi w'ihene n'intama, kuko turi mu gihe c'imbabazi. Imana yacategereje ko nabo bakizwa. Iyaba bahanwaga buri munsi uko dusenze baba bahanwa, uko tuginjiye n'ibindi baba bahanwa, ariko nuko niko bimeze. Byose bijana n'imyumvire n'imitekerereze na orientation y'imyumvire y'agakiza. Ariko iyo abantu bakomeje kuganira ari abantu bafite umutima wagutse, bashaka kwakira ibyo batari bazi bisha, bazabakira batari nk'amazi adatemba ngo babe borne.